uko yavuze mu Ventura kandi nyina mubwiye ko Kabila afite abasirikare biwe aribo bagomba gutuma Giseke dahunga. Witwa Tshisekedi Chilombo isa ku isaha ashobora guhunga Kinshasa. N'ibintu afite amakuru abo bibafatanyije benshi bahunze bagiye gusomera ibyiwe. Kabila ngo igice kinini ngo yanyuze biva ko ngo yanyuze mu Rwanda Gigoma. Bakunzi ba Eugene Official rero reka tubahe ikaze muri iki kiganiro cyacu muri amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Turacyari ku mugoroba ku munsi wo kuwa gatanu, turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu, turi muri 2025. Muri aka kanya nyemerera ku murongo wa telefone duhite twakira n'umundi rwa Masasu aho atuzaniye amakuru navango na makuru agezwe ndetse anakomeye cyane akubutse no mu bice n'ubundi biri hariya cyangwa se hariya Igoma. Ariyo mpamvu aravuga ati inkuru rwose ngomba kwisangiza abakunzi ba Eugene Official badukurikiye cyangwa se basanzwe badukurikira, dore ko rwose rimwe na rimwe ajyagira cyakaza tukabana mu biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Rwa Masasu wiriwe neza? Wiriwe neza Eugene Official, abakunzi ba Eugene Official, abakunzi b'Inuma TV bari mu bice bitandukanye barakomeye, Imana irabarinze. Nirabarinze, ariko icyo namenye rwose nuko uyu munsi ngo wiriwe uri guca impaka uve kurya ikintu bita irayidi, ngo aho uri gusangira n'abayobozi irayidi rwose ngo mwaryaga mwanywaga ibintu byari bimeze neza. Of course ibyo uvuga nibyo, hano muri Stade de l'Unité ibintu byari bimeze neza cyane. Abashoboye kamushikake cyangwa se akaboga rwose nta kintu mere deve atakoze, nta kintu abayobozi barimo afande Jimmy, afande Toma n'abandi bayobozi batandukanye rwose bakoze iyo bwabaga kugira ngo n'abanyamakuru babashe gutamira kuri uyu munsi by'umwihariko w'irayidi cyangwa se igitambo gikuru rayidi kubwa rwose byari bimeze neza hano mu mujyi wa Goma. Eugene rayidi kubwa birumvikana iba ari umunsi rwose uba witaweho cyane kurusha ndetse na rayidi ndogo iba yarayibanjirije, ngira ngo bimaze kuba rwose bimenyekana cyangwa se ni nk'umuco. Ariko noneho ikintu kidasanzwe rwose nuko wagize ucya wicarana n'abayobozi. Mbwira nk'umuntu wicaranye na bamwe mu bagabo rwose bari hano mu mujyi wa Goma bari kwirwa basabwa n'abaturage rwose kugira ikintu kidasanzwe bakora. Tubwire mu kanya gato out of mic wahoze umbwira ngo Gisekedi n'abafatikanyije kuyobora bamwe ngo imitungo batangiye no kuyivana muri Kongo ngo barimo barahunga, batangiye guhunga. Ndagira ngo iyi operation uyitumanukire utubwire nk'umuntu rwose wivire kuri tere n'ubwo wenda reko senze umuntu wambwiye ngo burya ngo umunyamakuru ngahagiye hose ngo bari inkuru burya niyo mpamvu abanyamakuru nabo batinya ugira ngo muri kuganira kumbi uri mu makuru cyangwa se unanari gushaka amakuru. Tubwire Gisekedi agiye guhunga te? Reka nze mubwize ukuri bakunzi ba Eugene Official n'abakunzi ba Inuma TV. Reka nze tubabwize ukuri ko witwa Tshisekedi Chilombo ibintu bigiye kumubaho nagahoma munwa. Rwose tubwire nagahoma munwa wenda banze bavyumere nka breaking news. Yamakuru ni kure mu mujyi wa Goma kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Igitambo gikuru ni rayidi kubwa. Ariko umuntu witwa Tshisekedi bigiye kumubaho. Abarundi baravuga ngo nakamaramadzi. Ni by'akamaramadzi. Ni ibintu bidasanzwe. So amakuru rero hari Joseph Kabila twageze mu rugo rwe nawe warahageze rw'ahantu hitwa Kinyogote. Ntago ari urugendo rworoshye wa muntu we. Warabibonye twarahageze, Neyendake yarahageze. Uburyo umutekano ukajijwe, yo nibone n'uburyo Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva 2001 2010 hafi n'9 uburyo arinzwemo protection cyangwa se uburinzi afite, uburyo arinzwe n'abasirikare bari ku rwego rwo hejuru, imodoka afite zitaraswa n'amasasu. Navuga ni ibintu ntago bisanzwe. Ariko icyo nababwira cyo uwitwa Joseph Kabila Kabange makuru nkuye muri Goma kuri uyu munsi
arahunga arava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitarenze ukwezi kwa munani cyangwa se afatwe rwa mikono. Uravuga ubwo Gisekedi waruvuze Joseph Kabila kubwo sorry rwose mumbabarire nsabye imbabazi ndavuga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo umugabo rwose wananiranye neza arava by'umwihariko hari Kinshasa n'ubu amakuru ahari nakuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko nabo bafatanyije batangiye gufata imitungo yabo ndetse n'imiryango yabo yatangiye guhungira i Burayi no mu bindi bihugu bitandukanye byabemereye ubuhungiro kuko bafite amakuru yuzuye icyazanye Kabila barakizi no guharanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abasore bambuwe ubuzima bw'igihugu cyabo, bambuwe byose, ababyeyi babo bari mu buhunzi bamaze igihe kinini, bari mu bice bitandukanye. Eugene Official bakunze ibintu ma TV nababwiza mukuri ko bitwa Joseph Kabila agiye gukora ibidasanzwe, ariko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo we arava muri Kinshasa isa kwisa bashaka kumva ko yahunze cyangwa se agafatwa rwa mikoro. Mumaze iminsi mugaruka ku nkuru za Uvira natwe abanyamakuru muri rusange, ariko amakuru nkura muri Goma Uvira si ikibazo kuko kugeza ubu intare za Sarambwe abahungu ba Sultani Makenga General mwenyewe bose bagose ibice bitandukanye barangije no kugera muri uriya mujyi. Ubwo ruriya mujyi suba ntabwo kiri ikibazo kugeza uyu munsi tuvugana, ariko gahunda ni ukomereza Kinshasa. Tshisekedi Tshilombo Felix agiye gukurwa ku ngoma kandi bitarenze ukwezi kwa munani. Ubwo bivuze ngo araza kuba yavuye kuri iriya ngoma cyangwa se ku mwanya ariko. Ubwo urashaka kuvuga ko mu by'ukuri ubu tuvugana donc numva peresiza n'amezi bitarenze mu kwa munani abantu bitegurije. Abantu benshi bavugaga ko ngo M23 ishobora kuguma muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo igakora balkanization. Ubwo abantu bagisuprima mu mutwe ku makuru wakuye mu mujyi wa Goma nuko icyo kintu cyitwa Kivu yigenga, ni Kivu ya ruguru ni Kivu y'epfo. Abari bafite mu makuru ku giti cyanjye mu makuru nkura mu mujyi wa Goma, mu makuru uziko nkura kuri tele kandi muri mujyi wa Goma no mu bindi bice rwose amakuru bayibagirwe. Abahungu ba Sultani Makenga barakomereza Kinshasa, niyo makuru ni nka breaking news. Sanishanya nibi byaberaga hano i Doha, ngo ndavuga muri Katari. None nurangiza unatubwire muri Warikare ho bimeze bite, kuko nzi neza ko inzira igomba kubajyana neza ikabageza aho hose uko byaba kose. Bagomba kuba baciye hano za Warikare, abandi bagaca hano za Rubero bagahura ahantu bita za Gisangani, bagakomeza za Kinshasa. Tubwire izo nzira zo bimeze bite? Ubwo ndavuga ko hano muri ibyo bice ubwo by'umwariko muri Warikare. Warikare zo za Kisangani nizo za Rubero no mu bindi bice. Wenda amakuru abanyamakuru tugenda dutara njya amakuru nifitiye agazeho nakuye ahantu hizewe nuko ibyo bice byose abahungu ba Sultani Makenga intare za Sarambwe zarangije kugera muri ibyo bice, ndetse n'andi makuru ufite kwari n'abarangije kugera Kinshasa. Naho bageze rero mwibanga rikomeye. Hari abavandimwe bacu no bakunda kuvuga ngo mwibanga rikomeye, nta myambaro ntaki, ariko ubu tuvugana na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aya makuru yahagaze harayazi. Bigahurira se isaha umuriro ugekwa nukuvuga ngo nahoze mu kigano cya kare naganiragana rwa Mukwaya avuga uburyo ki ngo uyu mugabo ubwo ndavuga uyu Martin Fayulu ngo kuba ngo yatangiye kwihuzana Gisekedi ngo arashaka kugira ngo azamusigiye igihugu abakiyoboye mu nzira cyuho mu by'ukuri igihe ngo yaba agiye. Ibyo byo nta kintu bigeze bakubwira kuri ibintu bijyanye na Fayulu ndetse na Gisekedi. Fayulu arabizi Tshisekedi Tshilombo Felix afite amakuru ahagije
isaha ku isaha mushaka kumva ngo Tshisekedi yahunze Kinshasa isaha ku isaha abaturage bari imbere hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitandukanye migirimo nka Lubumbashi niyo migisigaye ikomeye imigirimo nka Kinshasa niyo migisigaye imbe wenda n'abadukurikiye babyumve neza amakuru nkura muri Goma nta ntunze gukorera cyane ubwo Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari hano Kinyogote mu birometero bicyuvuye mu mujyi wa Goma ni mu muhanda werekeza za Sake n'ara mu Bambiro yazanye n'abantu bakomeye n'abandi baracyaza wabonye wahoze ari guverineri wa Kivu y'Epfo ejo bundi yihuje nawe babonanye ejo banicaye ku meza baraganira yego n'abandi bayobozi batandukanye amakuru rero nkura muri Goma nuko abayobozi benshi bakomeye barangije kwiyomora kuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'umukire wa mbere w'Ikatanga yitwa Moise Katumbi bivugwa ko yarangije gusesekara mu gihugu wa Goma nubwo tutarabyemeza neza cyangwa se akaba ari mu nzira nk'uko amakuru dukura hano muri Goma nguyeyo muri aka kanya n'abadukurikiye muri ikiganiro cya Regional Official ndetse n'abakunzi ba Inuma TV ikiganiro nkikoze ndi ku mupaka munini wa Grande Barriere muri uyu mujyi wa Rubavu ariko mvuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi oya ndabizi rwose uzutamira ipirawu nahoze mbona rwose urimo urakata ipirawu uri muri rayidi rwose urayisekeza ku buryo nahoze ndeba kuri status rwose ibintu mwari murimo muraca impaka no guca impaka ubukiriho ni nka breaking news abakunzi ba Felix Antoine Tshisekedi nagira ngo bihangane abakunzi ba M23 mve ko intare za Sarambwe ni za zindi baracyari babandi bahungu ba Makenga baracyari babandi bagiye gukora ibintu bishobora kuzatungura isi Kinshasa tayari niho berekeje nyuma yo gutekereza za Bukavu nyuma yo gutekereza bakayikuramo nyuma yo gutekereza by'umwihariko za Uvira nyuma yo gutekereza ibindi bice aba bagabo izi ntare za Sarambwe zirakomereza no mu bindi bice bitandukanye by'umwihariko witwa Felix Antoine Tshisekedi bwana Eugene bwana Arufa kameramani wawe nawe ujyuma credit mungu wawe nababwiza mukuri ko rwose ibintu bigiye guhindura isura witwa Tshisekedi Tshilombo isaha ku isaha ashobora guhunga Kinshasa ni ibintu afite amakuru abo bibafatanyije benshi bahunze bagiye ndetse hari n'amakuru ariko hari imitungo batangiye kugenda bafata rwose basabuna amafaranga menshi berekeza Kinshasa nako bava muri Kinshasa berekeza ku mugabane y'Uburayi kuko bafite amakuru neza ko ikizanye Joseph Kabila Kabange umaze igihe kitari kinini cyane muri umujyi wa Goma ari ukumukura ku ntebe n'intare za Sarambwe Sultani Makenga yavuye mu ntake nuko twabigarutseho ari hano mu mujyi wa Goma ndetse n'abakuru ufiteho Colonel Nzenze nawe umuhungu we ushinzwe ubutasi nawe akenshi cyane ariko bari muri uyu mujyi ndetse akomereza za Bukavu no mu bindi bice byumvikana neza ko witwaya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo isaha ku isaha araza guhirikwa ku butegetsi hanyuma mu mujyi wa Goma seho bimeze bite nk'umuntu wahiriwe duhewe muvoma activite z'abaturage bimeze bite ese kwara amakuru yavuga ko ngo na FDLR ngo bagiye gutangira kuzohereza mu Rwanda za FDLR bagiye bafata urabizi ko mu minsi yashize bakoze igikorwa cyo gucura abaturage bari muri buriya butaka ku butaka bwa Kongo nk'impunzi hari bari banarahawe ibyangombwa bya Kongo mu buryo navango bw'ububandi kuko twabonye navango ni Oscar Barinda umuvugirizi wungirije wa AFCM 23 rwose avuga ati bagiye babaha ibyangombwa bafite imashini zicura ibyangombwa by'ibihimbano bidafite donc bidafite ubuziranenge bari babifite twabonye babifite babacura FDLR bo nabo ngo bahaba hari gahunda yo gutangira kubacura bimeze bite ayo makuru bari mu nzira na Oscar Barindura byibuka bwana Eugene bwo twari umupaka munini wa Grande Barriere cyangwa se la Coronis ruhande rwa Kongo n'uruhande rw'u Rwanda Oscar Barinda yavuze ko amakuru agiye kuba menshi nibyo ko ukwezi kwa gatandatu gwishe byinshi ni ukwezi kukiri gucya turi tariki 6 nibuka neza M23 yafashe FDLR ni benshi cyane bari muri umujyi wa Goma ari naho nagerageje kugera Majoro Thomas rwose akora akazi gakomeye ndetse na Jimmy Apande Jimmy muramubona
usanzwe umuzi muraziranye icyo mvuga rero ni kimwe nuko isaha ku isaha rwose baraza koherezwa mu Rwanda hari amakuru mfite ko aba FDLR bafashwe ni benshi cyane ndetse mu minsi mike cyane baroherezwa mu Rwanda hari abazaryozwa ibyo bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda 94 muri Mata ndetse n'abavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994 nabo bazagira ibyo babazwa ndetse bajyanwe by'umwihariko mu bigo bitandukanye harimo nk'ikigo cya Mutobo kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe abo bose rero bagiye korezwa mu Rwanda icya kabiri wenda ntabwo ikiganiro kiri butinde jene ukurumva niriwe hakurya ndananiwe nashaka kuruhuka ni weekend ubu tuvugana na Rwamukwaya yarategereje nawe arashaka guhita yinjiramo akatubwira update nawe afite birumvikana rwose wumve nta kibazo naho niwumva urushye cyane twaguha n'umwanya kuko nejo bundi rwose igihe kiracyahari hano kuri Jeune Official abakunzi ba Jeune Official baragukunda ndetse baragukurikira cyane nta mpamvu rero numva ufite umunaniro twanakomeza nejo bwana Mutaramo Rwamasasu icyo mvuga rero nsoreza ni kimwe akomeje mu mujyi wa Goma mu nkengero z'umujyi wa Goma hari raswa ry'umuturage ryabaye by'umwihariko nibuka neza ni ku munsi w'ejo mu gace ka Keshero werekeza za Sake umuntu witwaje imbunda rwose yaje kuri moto arasa umuturage wicururiza amayinite amakuru nibuka neza niba ari Yves hagati ya Yves na Thierry ariko ni Yves araraswa birangira pe ariko ababikoze bari kuri moto bari guhigwa bukware ndetse n'amakuru dukura muri 23 nuko batangiye ama operations nkuko bibasanzwe babikora kugira ngo bagarure umutekano mu buryo bw'uzijana kwijana ahabaye imirwana benshi barabizi rwose ntabwo ibintu nk'ibyo byabura ariko icyo twabwira abakunzi ba Jeune Official nuko rwose intare za Sarambwe ziri maso kandi abakunda intare za Sarambwe abakunda M23 barakomereza Kinshasa nicyo nasorezaho na Rwamukwaya Olivier wenda aragira ibyo yongeraho nicyo nakubwira Jeune Official n'abakunzi bawe by'umwihariko n'abakunda Inuma TV bakomeza badukunde kandi badoze ku mutima amakuru yizewe yo kuri tele amakuru atarayibihuha amakuru abindani rwose tuzakomeza kugenda tuyabagezeho Jeune urakoze cyane Rwamasasu urakoze rwose mukomeze na Rwamukwaya Olivier Mutaramo nemera cyane Jeune nenda kwemera urabizi kandi abakunzi ba Jeune Official impamvu bagukunda ni kuba amakuru y'ukuri yuzuye 100% bakomeze bakunde kandi bakomeze bagoze ku mutima asante sana rwose mu mwanya wanjye urakoze cyane mutsinde sawa yes nguko rero ngayo ni Rwamasasu twari turi kumwe ku murongo ariko twihuse cyane reka duhite dushira n'ubundi na Rwamukwaya Rwamasasu urumva navuga ko rwose n'abagabo babiri babasesenguzi ndabona already ndetse na Rwamukwaya yamaze kuhagera ku murongo wa telefone Rwamukwaya wiriwe neza naho ndakomeye Eugene we numva rwose ijwi ririmo riraturika bimeze neza cyane uyu munsi ari kubanza utagiye ku ntara y'idi kutagiye muri ayidi ubundi mwabaye nk'abanshimuta rwose ngiye kuburatsetsa muri siti imbere ugiye kunshotsa rwose imbere y'abakunze Jeune Official washimutwe nashimuswe pe aha ndagira ngo ariko hari icyo wari ushatse kuvuga nashimuswe nk'uko abakozi bari bajya ba PAMU bashimutiye Rumangabo hari abakozi ba PAMU bashimutiye Rumangabo bashimuswe babura ibirengero aha icyo Rumangabo hari hako numva ni ruguru gato cyane za Kibumbu bugeze muri Rucuru ubundi Rucuru itangira aho bita Rugari aha ubwo turaza kubigaruka ariko mbere yo kwenda tujya muri ibyo bintu mbabarira urebe muri agenda yawe niba uyifita hafi aho ngaho ubanze undeberemo iki kintu kigezweho cyangwa se iki kintu mukanyanoze mvugana n'uwitwa Rwamasasu wa Mutaramo mu mwanya wawe ukwemera cyane yahoza ambwira ngo uburyo ki Joseph ngo Kisekedi ngo n'abafatikanyije ngo tayari bo basa n'abatangiye guhunga igihugu kuko buryo umuntu iyo agiye guhunga ahantu ntabwo ahita azinga imizigo icyarimwe abanza guhungisha imiryango agakurikizaho guhungisha ibintu doka abanza ibintu
agakurikizaho imiryango naho kazabona kugenda. Uyu Rwamasasu ngo yahoze akubutse ngo hariya mu birori bya Idil Fitr harango kuri Stade de l'Unité ngo ahoze ari kumwe n'abayobozi bakomeye cyane. Arambwiye ati Gisekedi bisa no byamurangiranye ati ndetse nabo bafatikanyije kuyobora tayari bo batangiye guhunga ndetse anahamya ko hagati y'ukwa 7 n'ukwa 8 ngo M23 ngo ishobora guhita itangira gucana umuriro w'inkekwe wo kwinjira mu mujyi wa ubwo birumvikana za Kicanga kwinjira nanjye ngo Gicanga za Kinshasa. Iyo nta agenda ariko wenda ya fotokopi ku ya original ndumva hari kurebamo nkabonamo harimo ukundi. Ni agenda ya fotokopi. Ariko inyuguti ziba zagiye zisobwa zije ari ntwari bura. Ntabwo ari paste, ntabwo ari copy paste. Oya ntabwo ari copy conformément à l'original. Buryo original iyo niyo basikanye ntibicyo original. Original rero ndayifite giye rwose. Ndayifite ubu ngo dossier zo kubanukiza gide ntaho zere na M23 muvandi. M23 mission yo yari gutamura igipande yagitamuyeho byararangiye. Uracyumva bavuga ntago bakivuga ariko ngo bijyanye na za Doha nahe hose niho hari byose izo njyana n'ibiganiro bitagenze uko babye. Nese bari bafite gahunda yo kujya bari bafite gahunda yo kugera Kiside Kivu za Bukavu. Oya bagombaga kugarukira hagati bagagonganiramo bagora hagati na twirwane. Biza kurangira bisanziriye. Why not batakwisanga na Kinshasa? Oya wabwo mukuri mission muri radari hatayiwe Kisangani Karemi na Kindu. Aha none abagezaho kubera iki batagira na Kinshasa? Yako mwana ujye unsetsa ujye bazaba ari umubare bari n'ibirometero kure ko bingana. Hari ibirometero binini cyane. None se hano bafasheho barakwiriye hose. Ntago rumba waza rero n'aba FDL bakiri muri za Rucuru na za Masisi hose bakirimo. So bahimba bapamu se buriya. None ubare unanyuze uze kubara ko bagerayo. Eje nabwo reka nze nkibutsa akantu kamwe mbere ko tugaruka kuri ibyo. Ngo bakuru Rwanda nta nabibonye u Rwanda nta mupaka rugihuje na leta ya Kongo. Rwanda nta ubwo rero ubwo tayari ndi kumva uhise uca igihugu. Niba aho tuzi hatakira umupaka wa Rwanda na Kongo urabirangije balkanization urayikoze pe. Oya none se ngo imipaka ihari y'umurasirazuba wa Rwanda ruhuje na M23 imipaka. M23 nabaki? Nabaki? Shano sinavuga ngo nabaki se uravuga ngo nabanye ko mikubwe ngo nabanyarwanda. Ariko rwamukwa yuko nabaki nakubwira n'abanyarwanda bakatiwe imipaka basigara muri Kongo. Uzi ko icyo kibazo usubije icyo kibazo usubije ntago nariteze ko uri bugisubize numvaga kuri buze kuguca hirya no hino ariko uburyo ugisubijemo bimwe bitago ni mature enough. Iyo ugeze muri Kongo usanga Gisekedi avuga ko ari abanyarwanda. Nyamara biyita cyangwa se tubazi nk'abakongomani. Oya muri makeya ni nabyo Perezida Kagame Ben yavuze ariko nimba mutabashaka muzabarekurane n'ubutaka bwabo bagende. Kongo ntibemera ariko ikumva ko hari ihashaka. Kandi n'ubutaka bwabo ubwo rero icyaba kizabaho nicyo ejo bundi batangaje Bertrand Bisimwa yavuze ko nta bintu bakivugana na leta buriya ngo n'ibiganiro byararangiye niko yabasovuze. Ndagira rero aho hantu nkubaza ikibazo ariko niwumva kigoye ukihorere. Nabonye nayo ujye ukubitira mu migani rimwe na rimwe ujye ukubitira mu migani. Uti u Rwanda ntirugihuje imipaka na Kongo. Ubwo bishatse kuvuga ko already M23 nkuko byahozwe bivugwa cyangwa se twumvaga waruvuze warukumuje ku jambo His Excellency yavuze ati niba batabemera bazabarekurane n'ubutaka bwabo. Ese kuko iryo jambo ryarakoze mu matwi uwitwa Gisekedi akabarekuranye n'ubutaka bwabo? Nta urumva se nka Perezida yabarekura gutya.
hagomba kubaho icyo bita igisongo amacumu n'imiheto niyo bigomba gukora abantu bakabona uburenganzira bwabo kandi hari akandi kaneje none uribuze kwibaza mu kanya nari nkubwiye ako kantu nawe karagutungura wisanga n'ahantu leta ya Tshisekedi ari nayo yemewe n'amategeko ihurira n'u Rwanda kuko hagati yabo harimo M23 uraza kwibaza nanone ko M23 yafashe hano mu burasirazuba bwa Kongo abantu bagiye bibaza ko izaharekura izarangira biti ko muri icyo kibazo cyabaye imbere nge rwose nuba ngo abantu barabyibaza ubundi batangiye bayiteza ibyumweru bibiri bayitega ngo birenzamo ibyumweru bibiri biragiye bateka ntabwo baramo bitatu biragiye bati ntabwo irenze ukwezi abiraragiye atandatu agiye kugera bumvaga ko hazazamo agatuza n'icyagiye bigaragara ko hazamo diri y'amabuye na Trump babata byarangiye Trump bamuhaye amabuye abo arahita birukana aho ngaho ahubwo twe tukabona ibintu bigenda bifite impinduka nyinshi zibereyemo ariko nanzura rwose bwana Eugene aha hantu mu burasirazuba ntabwo bazigera baharekura ubwo muri make gahunda yo guhanga kwa Gisekedi ubwo iyo ngiyo muri agenda irimo donc harimo imirongo itarafutu donc ikirinda futurwa igifunitse ukuntu kandi nakubiye ko mfite agenda originali itari fotokopi kuri agenda originali ngaho duhereze reba muri agenda tubwire neza turebere muri agenda tubwire ibya Joseph Kabila bya Joseph Kabila buriya misiyo yaje yamuzanye ni misiyo yihariye urumva ni misiyo yihariye nkeka rero nibyo nakunze kukubwira yuko uko mbibona nta n'ahantu ushobora kuba ahuriye n'aba bantu bo muri babaye M23 wari ubizi ko nta bahuriye nabo yabakire nkuko yakiriye abapadiri n'abasilamu ubwo byaba bivuze rero ko yibereye mu butembere hano mu mujyi wa Goma ntabwo ari mu butembere arimo arakusanya abantu bari reporting abajenerali buri munsi haraza abantu buri munsi abandi bari mu nzira abari guca Zambia abari guca Kampala hose baje hano baje kumureba none ubwo ukambwira ngo abo arimo arakusanya abajenerali barimo gucika baje nabo ni inzira y'ubuhungiro cyangwa nabo hari icyo barimo barategura ako buriya ntavuze byinshi reka ndase ku ntego si cyo bambwiye nkundira umva kubita ubangura nyaruka muri agenda nyura muri agenda bigaragara ko nanga atari populaire ku buryo byakwihuta rero bigaragara kugira ngo intambara izatinde gumiza abantu benshi haje Kabila ufite agatuza gashobora guhita karangiza ibintu ku buryo bwihuse rero Kabila rero ni amezi abiri kwa munani kurangira cyangwa kwa munani kurangira cyangwa kwa cyenda gutangira Gisekedi azaba yagiye mu yazinze amavarisi yagiye none ko numva ya mirongo itangiye guhura niya wa muhungu twahoranye aho twahurije ariko hari aho byageze byageze nye mbona ko wenda fotokopi zishobora kuba yarafotoye nabi akagira inyuguti zihura uko yavuze mu M23 kandi nyina mubwiye ko Kabila afite abasirikare biwe aribo bagomba gutuma Gisekedi ahunga afite n'uburyo yamukora ariko nta n'amasasu avuze we akamubwira ati va kuri ubwo butaka nangwa nimanukire n'abasirikare banje oya biroroshye ko abasirikare barumva bashobora gukorera n'injoro barasa mu kirere amasasu ati twe twitandukanyije na leta akumva barahana bose baravuga twitandukanye na leta presha zikaba Kinshasa bakarasa mu kirere n'injoro Gisekedi agatera indege n'umugore we bakagenda gusa muri agenda mfite nuko ibyo byose nawe babirimo nimba ubona atangiye kwiyegereza ntonye ko yahuye ejo na Martin Fayulu barahuye kandi yijekeje ngo buriya bahuye babinyuza mu itangazamakuru kandi ngo bari baraye babonanye bamaje kuganira ibyabo babinyuza mu itangazamakuru banasuzanya kuri abantu bari ko buryo ngo ibyibanga bari babiganiriye bonyine kwari ukwereka isi ko batangiye collaboration cyangwa se imikoranire
kandi mbona nta kintu n'ubundi cyabahuza buri Kizahenda ashobora kuba ashaka umuntu yazasigira igihugu akareba gishwanyukiraho akareba gishwanyukiraho Kizahenda akaba umwere ati Kizahenda yagisigiye fayiro cyuzuye fayiro niwe gishwanyaguje. Ibyo byose rero bikaba muri uyu mwaka manda itaranacagata nibura uyu mwaka kuko biteganyije ko hagomba kubaho inzibacyuho muvandimwe. Inzibacyuho izabaho izarangira habayeho amatora kandi ibyo byose bizagenda biba mu izo mpinduka nta hantu M23 izagira izarekura uburasirazuba bwa Kongo ahubwo izagura erega uburasirazuba bwa Kongo ntabwo irabumarayo bwose buracyari bwose za Ituri nayo hose ntiragerayo zarebe ni Ituri ntabwo izajyayo bakubona nta bayifashe buriya nta bayifashe ubona abagande batarayijyanye niko Ituri nuko ni Ituri babona muri make ko biba bisa bigaragara nk'aho abagande bayijyanye rwose niyo nkubeshye bisa nk'aho Ituri yagiye urebye n'ibyo Muhoza aba yandika avuga ubona nk'aho bisa nk'aho Ituri yagiye rwose. Reka iyo ngingo tuyiveho ngero urebe muri agenda da utubwire ibya Warikare muri agenda rebamo nageze amahirwe ngo nkugwaho rwose turimo uranyuza amaso muri agenda tubwire ibya Warikare ngo Warikare niyo yihutirwa cyane uriya ibintu byerekeranye ibiganiro byahagaze tugiye gusubira muri periode y'imirwano tayari imirwano twagiye muri agenda niba urimo mbaza narimo nuna amapaje bana ni bari ndende hera zanuza harimo ifatwa uko za nta mugenga zarimo gufatwa za Gisigari za Jomba biberi byinshi cyane cyenda ubarenda umukurima warumbaje ngo Kabila nkoraje no gusomera ibyiwe Kabila ngo igice kinini ngo yanyuze bivuga ngo yanyuze mu Rwanda Gigoma kandi bikaba ko hari abantu ushobora kuba yaganiriye nabo benshi cyane hari ibintu yanyuzemo hano kandi byose ayobowe nande na Washington no mu Bwongereza. Nyuma yaho yahise afata imodoka ngo zigera imodoka zitandukanye za 4x4 urazibona za filme zazagendagendamo ziramutwara na delegation yiwe bagigoma uriya ntari wenyine rega ntabwo bari wenyine hanyuma hari abantu bagumye ari inshuti ziwe batavuga rumwe na Kisagidi yagomeje avugana nabo niwe yazanye nabo hanyuma niho quartier generali Goma niho quartier generali ya Kabila niho azabakorera operation ze za gisirikare politike na ndetse na diplomasi ariko ikintu kimwe kimuzanye ni ukuvana ubutegetsi bwa Kisagidi kubera ko nk'uko muri make bivugwa yuko watubwiraga rero kuri Kabila n'ubundi utubwira muri agenda komeza utubwire uko bimeze bivuga ko Kabila agombaga yazanye na bamwe mu basirikare b'intuza tugeze hano ko abantu abiyovuze ngo bangoro Saxon ibihugu bikoresha icyongereza birimo Amerika n'Ubwongereza babonye ko ibintu by'ibiganiro nta kintu bizamara Amerika rero ifata icyemezo ko ibya gisirikare byo bagashyiraho presiyo kuri Kisagidi akigendera ari byo byakwihuta bati tutekurinda twatakaza n'iki byose ibyiza nuko donke buriya bose usanga inama bari kumubwira bati ushaka wagenda kandi Kisagidi bigaragara yuko ibintu by'ibiganiro bya buri munsi ntacyo ntaho yajya abafitemo n'ubwo bakavuga ati bahita bamfatiraho bakamboherayo nge rero wibuke neza nari nkubwiye n'ibya Warikare wari urimo uragenda ubisobanura wena n'ubwo ni Goma Kabila yaje gufata ibintu mu biganza urumva ari nabyo abantu bigeze bibajije nk'ubu bantu bibazaga ko bigaragara ko Colonel we uri ufite ijambo hano kwera AFC hejuru rwose
bivuga yuko biriya bihugu bigiramo uruhare nanga azaguma ayoboye izi nyeshyamba akaba azafata ibyemezo muri izo nyeshyamba aganira n'itangazamakuru. Icyo abantu bamaze iminsi bibazaga ngo eske Corneille Nangaa we bizagenda gute? Corneille Nangaa azayobora gumiza ayobore AFC n'undi uko mbibona hano muri agenda nta mpinduka zizabaho, ariko Kabila we ntago azajya kurwana rwose. Oya ntazajya, aziyaba yibereye iwe mu biro, azatanga imirongo migari kandi nta kintu kizakorwa n'igisirikare politike no muri diplomasi atabizi. Kandi n'ubundi bivugwa yuko n'ubundi yasaga naho yarahari atagaragara aho ngaho. Hanyuma birasa ko n'ubundi Tshisekedi agiye burundu. Amakuru rero ngenda mbona hirya turuka hirya muri agenda y'uko mbibona nuko guhera mu kwezi kwa 8 cyangwa kwa 9 2025 ubutegetsi bw'uko bwahindutse kunkaba ifite ubundi butegetsi bushyashya. Rero umunya diplomate muri bihugu cy'Ongereza avuze ngo twabwiye Tshisekedi ko agomba kugenda, n'undi arabizi ko atatowe, ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse kugira ngo amahoro aboneke, umudendezo w'iterambere muri Kongo, kugira ngo intambara irangire, ngo ni byaba byiza ari uko azinze ibintu akavaho. Yashatse kubyanga ariko yasanze ari nta mahitamo yandi afite. Hanyuma bijya guturika umuryango mpuzamahanga banze umutego muneke wahoze ari perezida w'Afurika y'Epfo, niwe ejo bundi waje aramukubita hasi, aramwerekana ko nta kintu ashoboye nta n'iki, birangira n'ubundi Thabo Mbeki nk'uko n'ubundi muri 2002 ariwe bakoresheje bagashyiraho ibiganiro byo 2002 ubwo inganyishyamba za RCD zinjizwaga muri leta, n'ubundi wagarutse aza kurangiza buriya avuga buriya rwose yagaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri mu burangi. Hanyuma mu diplomate arongora ku ruhande ngo muri makeya biraho Kabila na Nangaa bazagikirisha niko biteganyijwe. Gisekeje ni kimwe rero nanone umuyaga gisekeje nuko izi match zose Tshisekedi azizi, arabizi byose, barabimubwiye, afite amererwa yo kugenda akagenda mu cyubahiro akegura kugira ngo amahoro aboneke. Yaje ku butegetsi n'ubundi ntangaje ma politike afite, yamugiye kugira ngo ari ubasha kujyaho, ndetse ni mpamvu bigaragara ko hazahita habaho namara kugenda azahita habaho transition harya n'inzibacyuho izamara imyaka 2 kugira ngo azabe amatora ya nyayo muri 2028, ariko ibice bizaba bitari ku control ya leta hazatorwa ibindi buke 2028 nibwo ashobora kuzagera ikindi kintu cya kuko mbaze nka Goma na Bukavu Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bizaba bikiri mu maboko ya M23, none icyo bazabatoramo ni icyuko bakwigenga cyangwa baguma kuri leta ya Kongo cyangwa bakagira andi bajya. Ariko ko mbibona n'amakuru mfite muri radari Nord Kivu Sud Kivu ntago bizaguma kuri Kongo, kimwe na Katanga. Naho nasoreza abantu bamenye neza ko nyisi yazanye Kabila ariyo kugira ngo bapuse Tshisekedi aveho byihuse, bitabaye ngo bibe nk'izi ntambara z'imirwano zishobora kuzatinda biri muri AFC. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi,
Bufaransa n'ahandi muri Aziya ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika dukoresha iposita na DHL, namwe imiti ikabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.